aba bagiye bagaragazwa na kamera zigiye zitandukanye zifashishwa mu mashopo nyine kugira ngo zirebe umutekano n'ubugenzuzi, zikifashishwa nyine mu bugenzuzi bw'ibicuruzwa mu mashopo cyangwa se zo ku mihanda, zagiye zigaragaza abantu nk'aba ngaba zirabatamaza mu bikorwa by'umwijima baba bagenda bakora bazi ko byihishe cyangwa se ari ibikorwa by'ibanga, baza kwisanga mu buryo batari bazi bari gukurikiranwa n'inzego zigiye zibifitiye ububasha cyangwa se mu nzego nyine zishinzwe gukurikirana no kugenzura ibyaha nk'ibi ngibi mu buryo batari bazi, bahita bisanga mu maboko y'izi nzego zikomeye cyane. Kuri NIT Media Kigali kuri iyi nshuro noneho twaje tugira ngo tukwereke bimwe mu bintu byagaragajwe na kamera zo ku mihanda ndetse n'izifashishwa mu mashopu mu bugenzuzi bw'ibicuruzwa, zikagenda zigaragaza abajura cyangwa se abantu bakora ibikorwa by'umwijima mu buryo baba bazi ko nta muntu uri kubareba, ariko bikarangira bisanze mu nzego zishinzwe kubakurikirana bitewe n'uko kamera zafashe amashusho y'ibyo bari gukora. Harimo abagiye bakora bagerageza kwambura amashaneti n'imikufi ihenze abantu bagenda bambaye, abashikuza amatelefone, abaterura ibicuruzwa n'abagenda bakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'umwijima. Twabegeranyirije rero utwagiye turushaho kugenda dutrendinga ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kugira ngo tubereke uburyo ki ndetse nuko dukwiye kujya twitwara, kuko iyi mihanda tuba turimo ntabwo tuba tuzi ngo turi kumwe n'umuntu umeze ate, ese twakwitwara gute mu gihe duhuye n'ikibazo nk'iki ngiki. Mbese nyine ibintu nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu twakwegeranyirije utu tuntu tw'ingenzi twarushijeho gutrendinga, kuko ubwato twonyine dufite isomo dushobora kutwigisha, ndetse n'ibi bisambo uburyo byafashwemo ni uburyo butangaje cyane bw'abahanga bigaragaza ubuhanga bw'izi nzego zishinzwe gukurikirana no kugenzura ibyaha nk'ibi ngibi. Nk'uko muri bugende murushaho kugenda mubibona, nk'uko tugiye kubereka hano kuri NIT Media Kigali, murabibone ko ntago ari mu Rwanda honyine, ntago ari muri Afurika gusa, ntago ni imigabane yose, ni ikibazo gihuriweho n'isi yose muri rusange, ariko buri gihugu kiba gifite ingamba zigiye zitandukanye mu buryo bwo guhangana nacyo mu buryo bugiye butandukanye. Ntago bikora abakobwa gusa, ntago bikora abahungu gusa, ntago bikora abamama gusa, ntago bikora abapapa gusa. Reka tubahe ikaze kuri NIT Media Kigali tubereke uburyo byagiye bikorwamo. Twabakoreye icyegeranyo kigufiya kigaragaza uburyo kamera zagiye zifata aba bantu n'uburyo bagiye bafatwamo, ndetse binaduha ishusho y'uko dukwiye kujya tugira amakenga mu mihanda, mu masoko, mu mashopu yacu, aho tugiye tubaho mu buzima bwa buri munsi budufasha kubaho. Ikaze kuri NIT Media Kigali, tugiye kubibakurikiranyiriza akantu ku kandi. Tubibutse ko nimba nta na rimwe wigeze uduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe hano kuri NIT Media Kigali, rwose iki nicyo gihe, ntugende utaduhaye ubwo bufasha. Nimba uri kureba ukabona iyo nkunga, ubwo bufasha bwo gukora kuri subscribe ntiwigeze ubuduha, iki nicyo gihe rwose turakwinginze kugira ngo ubwo bufasha ubuduhe. Ukore kuri subscribe, ukore kuri like nimba wakunze video nk'ingi n'izindi nyinshi tugenda tugutegura mu buzima bwa buri munsi, unafungura inzogera kugira ngo nitujya duhushyiraho ikintu runaka ujye uba uwa mbere kugira ngo ukirebe. Tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko nk'uko twabivuze hano kuri NIT Media Kigali. Tubategurira akantu kagufi kabamara amatsiko katabarambiye, ubundi tukikomereza tukabategurira utundi twishi cyane tuba turi bukurikire. Ni kagufi rero twabateguriye kandi k'ingenzi kaba kari gutrendinga. Twibanda ku bintu biri gutrendinga bibigezweho kuri social media cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nimba utarakoze kuri subscribe rwose ubwo bufasha buduhe, reka tujyane. Reka duhere nko kuri uyu nguyu umumama cyangwa se umukecuru yiyambariye umukufu uhenze w'agaciro gakomeye cyane, ariko reba igisambo kiraje yaramukuyeho ijosi. Aka kabiri, reka turajye kuri aka kabiri. Uyu muntu yicariye hano ari kuri telefone, umuntu aturutse hariya telefone tayari yagiye. Murabona ko ari ibintu rero bibaho cyane. Uyu nguyu nawe yibereye kuri telefone gutya, moto imuturutse inyuma, ariko uriya motari cyangwa se kiriya gisambo kiraswase kuko ntago kiyitwaye, kiraraburije nyine nk'uko muri kubibona. Uyu nguyu amuturutse inyuma, mwibutse ko ari kamera ziba ziri kubifata. Amuturutse inyuma ari gukora muri marete, inyuma atwaye sinzi akantu atwaye, nimba ari telefone simbizi. Twagiye
aha ho moto ihetse igisambo igiye guterura ririya gare, murabona ko ryagiye kare cyane. 6, dore uyu nawe araje aterura ikintu gikavarinze muri ririya karito, nimba ari ikiradiyo simbizi, ariko murabona ko ari umukobwa aragitwara yirukanka arigendera. 7, twihuta cyane, uyu nguyu aratangaje yiyibiye akajangwe rwose, akanyahu agapusi, reba uburyo agatwayemo. Twagiye 8 uyu nguyu reba uburyo aje yitonze gatoya cyane, nimba atwaye CPU ya mashini simbizi, ariko nawe urabona ko yagiye. Dore uyu nawe bagiye kumutwara umukufi, oya ni Shanete barayimutwaye, buriya nayo yafatanye n'umupira ntago ayitwaye. Dore uyu nguyu nawe twagiye, uyu moto igiye kumuturuka inyuma, reba iriya telefone buriya yagiye kabaye kare, byagiye cyane yihuta cyane. Twagiye uyu nguyu nawe aratangaje, ni umubig mami cyangwa se umumama ubona ko yubashye, ariko twaye ikintu agishyira mu ikariso, mu rusuve rw'imbere rwose, murabibona buryo agitwayemo. Twagiye twihuta cyane, uyu nguyu nawe sinzi ikintu ari gukoramo hariya, dore tayari yagiye ahise yijijisha rwose, ariko murabona ko hari ikintu atwaye. Uyu nawe baramujijishije, bari muri stade, reba telefone yagiye kare cyane. Tubibutse ko turi kuri NIT Media Kigali, ukore kuri subscribe niba utarigeze uyikoraho. Twagiye kuri 14, uyu nguyu nawe reba moto ihise itwara telefone y'uriya muntu uri hariya tayari yagiye. Tugomba kwitwararika abantu. Uyu nguyu yaje n'imbaraga nyinshi rwose, aze gutwara imikufi cyangwa n'amashanete acuruzwamo hariya, ariko reba abitwaye ku mbaraga rwose tayari. Dore undi nawe rero atwaye akantu kanitse bari gucuruza hariya, murabona uburyo agatwayemo. Dore tayari yagatwaye rwose yirukanka cyane. Twitondera moto ziri kw'iyi mihanda. Uyu nguyu nawe reba uburyo yijijishamo, dore ateruye iki kiragiye gutwara n'iki buriya tayari mu kwijijisha kwishi cyane, nawe yatwaye kari akantu kameze nk'akamarete. Uyu nawe sinzi ibintu ari kumanura, reba uburyo ari kubimanuramo akebaguza tayari, reba uburyo agiye kubipakinga mu gipantaro mo imbere rwose yijijisha cyane, yagiye. Aba bakobwa nabo ni benshi, ni 4, ariko batewe n'ibisambo 2 rwose birabatatse. Ku bwoba bw'abakobwa n'amarangamutima bahisemo kubahereza amatelefone nyine, kuko nta kindi bafite cyo gukora. Abakobwa ni abanyantege nke koko. Reka turebe uyu nguyu uri hano rero, nawe ibigiye kumubaho. Uyu arimo aratwara, yarimo ashaka icyo atwara, ariko murabona uburyo agitwayemo nyine. Uyu nawe reba uburyo aje, reba uburyo agiye gukurura kariya kantu, dore arimo arakoramo, akoze muri marete y'uriya muntu, ariko aramubonye. Undi nawe ahise yijijisha, ahise ahaguma, ahita amubwira ati nagukinishaga, ati ni wowe uyitwaye, n'ibiki n'iki, ati reka nyigusubize. Murabona ko hari yararaburije, kandi urabona ko wari umwibye rwose. Ni umukobwa umeze neza ariko usobanutse. Iyi ni NIT Media Kigali, isanzwe ibagezaho ibintu biri gutrendinga, kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga biba bigiye byatangajwe cyangwa se bigatigisa izi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye biba bigezweho. Nimba utarigeze na rimwe uduha ubufasha bwo gukora kuri subscribe, turakwinginze ubwo bufasha buduhe, koraho tujye dukomeza kubana mu buzima bwa buri munsi. Shalom na hamuka.